tuvuge wenda urugero niba ngiye nko muri toilette ya iriya isanzwe kugira ngo wenda ubwo mbagona kuzikuraho hano ndabibona noneho ngiye gucya wenda ubwo ipantaro wenda ubwo urumva ipantaro sindayifungura ngerageza buryo ki haba ari mu mazi ababa haba ari z'abandi bantu wenda babihagaritse ndasabwa gukoramo noneho gukoramo ndabigenza nterera ubwo nuko nyine mpfundure yo ya mukandara nakaboko kamwe hakaba n'igihe nshaka kugwa nyine mpfundure nagize amanure nimara kumanura nicare ubwo numva ina toilette iri hara hirya nicare noneho rero kwa kwicara buri bari igitendo cya mbere nabonye kirushya imigisha myinshi mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye Albina Seni vuga ngo be all in or be nothing at all. Aka kanya duherereye Nyamata ahagiye kubera igikorwa nanjye nta nubwo mbizi pe sibanga sibyandi by'abanyamakuru nanjye simbizi ko bishoboka. Uwo ni umuntu ukomeye cyane benshi mwagiye mumubona kuri televiziyo zitandukanye mwagiye mumumva mwagiye mubona amafoto ye yavuye kure hashoboka habi cyane. Uwo nta wundi ni Regis akaba ari nawe ukuriye umudugudu wa hano niwe the zone ni mudugudu turabimenya neza munkurikiye tumurebe Regis bit ako madamu hajya madamu ariko madamu agira isoni kweri madamu hajya witwa Mukawushyara Maria ibi bintu ufite se nibyo koko bigiye gukoreshwa cyangwa n'ibyandi bya bigiye gukoreshwa ntago nabyemera urabyemera ko bikunda zana mbibafashe noneho turebe ko bishoboka Regis ngo niwe ngo the zone cya mudugudu jewe mutwara sibo urarenze ngo nkeya nyine ngo ni ngiki umuntu nyine abayobora ho gatoya waritoresheje cyangwa barakwitoreye bavuga ati tugushyizeho habaye inama ayo harimo hayobora Rasta ayoboraga nyuma no haba inama babona ko kuri ko yari yagiye kwiga baravuga ati reka Regis tuyobore kandi urayobora fresh bikagenda neza bakugirira ikizere ngo wange wabonaga subishoboye koko wabonaga ebana w'abatwara nziko nazabishobora ko ari ubwa mbere nari mbaye umuyobozi ariko nakomeje ngenda nyine kuko bari cyo bantoreye cyagomba kungaragaramo. Ubwo umaze igihe kingana gutuyobora muri aka gace ni nk'amezi wenda nk'andi ni menshi abura umupampu urenze sasa burya nari mfite ubuvuzi ngo rero narivuzaga nivuje ni Kanombe yewe no kuri Faisal icyo gihe abambuzaga groupe yambuzaga nagiye no guca mu cyuma muri Faisal gusa nace mu cyuma nahagarara agira gute nta aho yari rura Faisal aho icyo gihe ndetse nubwo ngobwo madamu niba nteruraga agira gute madamu ari kuko akanyamuneza afite nashanje ko ariko nangiye kugira bose Imana yabikoze nanjye naribyo none se ni bya makuru numvishe ngo uburi kugendera kuri Bekiye birashoboka nago bikunda mbabarira nibyo nako mbere amaguru sinagiraga gutya oya kuyaterura ariko nawe kanga kurabona ko karaza amen gusa nyine urabona ko kano kaguru karavuga ngarambuye karavuga bambuye ko ari amaraso make yamanukamo nyine kubera ndi kubyumva yego ariko biri kose ko biri kose haje gushya hagiye gushya ku maso y'abantu bareba Legacy TV ntago nabyemera ushobora kuba nacize cyangwa nkazanakira nkomeje mbere bundi bagombaga kunterura kugira wigira imbere nka gutya kugira ngo ugafasa ngufata gutya kugira ngo nzamuke ariko ubu ngubu noneho numva ntago bishoboka madame oya yoga basha yo ndi kubibona umwanya munini Regis none si ibintu bibaye mu gihe kingana gute nibure ubwo rero nkaba ntangiye urugendo ubu wagiye tayari wallahi wakanyine ubwo madamu nawe Akagare bakazana hafi yawe kugira ngo ni wenda ninanirwa ahite nica bihagaze gutya nabanza gushimira abantu bagize uruhare mu kumvuza sinabasha no kubavuga yebwe amazina amwe namwe ndayibuka
ariko no kuvuga ngo navuga ngo impande enye z'isi mbese impande enye z'isi umuntu wese iki gihe wowe namutse ndebye nitwa Regis amutse ndebye mpagaze n'ukuntu nari mese icyo gihe mu nzu y'ahantu nabaga ahite yumva ko mushimiye kandi kabisa wumva ko mbasuhuje mpagaze nanjye n'amaguru abiri byanze bikunze n'ubu n'amasengesho muyakomeze n'imbago nazo nzazikira hasi urabona ko n'akagare iyo urebye madamu nawe Imana imumugisha nawe yanteye ishaba ariko ndanabibona iri nisha ahantu nari narabariye mu nzu njyenyine ntagire umbona ntagire ugira gute ariko urabona ko aho agereye aha dore naranabyibushye ndabibona vraiment urumva nari maze n'igihe ngewe ntabisikana n'imodoka nanjye ngenda n'amaguru ariko murabona ko rwose imodoka iraje ujya ku ruhande urumva rero ko rwose nakindema nkira nyine iyo urebye ubona ko iyo murebye mubona ko byanze bikunze ngewe icyizere cyo gukira ndagifite pe kandi ni ukuri mwarakoze hanyuma rero nkomeje gutera intambwe ngenda gutya nabasaba wenda nkaba nashimira abantu bagize uruhare mu kumvuza hari amazina se ni abantu bihuje n'amatsinda bimeze gute ni abo bantu bagufashaga ni buri muntu ku giti cye se ni groupe yihuje iragufasha abo bantu bafashaga ari amagurupe ari amazina ku giti cyabo ni hari groupe waba uzi yabizwi runaka yagufashije hari groupe bita Goshene family ihagarariwe navuga ko ihagarariwe n'abantu bamwe na bamwe ngiye nzi n'amazina ariko urebye ubona ko naba ngenzi izina rimwe ukubwiye iryo ni itsinda rimwe wabo oya izina ry'umuntu wenda nkaba nkubona uko navuga Rubina gusa wenda kirenga simbashe kugibuka hanyuma hari irindi tsinda se cyane iryo ryonyine Goshene family ariko bemo n'abantu benshi hari harimo umudamu witwa Claudine Nyambo uri muri Amerika hari harimo n'undi mudamu utuye hano i Kigali witwa Bodeta abo ni ukuvuga ngo hari abihuje hari umuntu ku giti cye wagufashaga bajya batandukanye bose bari bahuriye muri iryo tsinda hari itsinda bita hari groupe bita Eden family ari wamnambereye pare wanje mu bukwe arabese mu bukwe nambaye inkweto ngera hariya nikoti nyine nane hanaguye fresh mbese nafite n'izindi mbago bita working frame ariko zo zarashaje nyine muganga yambwiye ko ngomba kujya niga kugenda kuri izi yego ariko nubwo mbona ngenda gutya ntabwo nahagarara wenda ngerageje guhagarara ntafashe imbago wenda ndi gutinya mfite n'ubwoba ndi gusubira inyuma wenda nuko nyamara nibi ngibi ngiye birandenzereje mbarwo nyine noneho hari uwo bita Jani uri muri Canada nabo yumve ko mushima Imana imumugisha hanyuma se ibi bintu ubwo nuvuga ngo bibaye nk'igihe kingana gute kubasha kugendera kuri izi ngizi zufasha akakanya bitwaye igihe kingana gisheri twasezeranye nuvuga ngo abo bantu babashe kumvuza cyagenza byari byakunze se byari watangiye kugerageza nagenda agafata ku idirishya byari bitaraza cyangwa se nafata n'imbago ariko nkagenda gakeya yego nuvuga ngo mu gihe duherukira hano wahise none ukurikiza izi bekiye bita bikunda madam ubwo biba umubona bwa mbere afashe bekiye wumvisha umeze ute barumbwira ukuntu wiyumvishamo muri wowe nyine bitewe n'ubuvuzi igihe yari yahawe tukimara gukora ubukwe bamwoheje mu bitaro Kanombe nyine iyo groupe iramufasha n'abandi bantu baradufasha ajya kwivuza Kanombe ubwo rero ajya kwivuza Kanombe ntabwo yabashaka kugendera mu mbago none se bwa mbere ngiye ikintu nshaka kumenya buhagazeho gato ahubwo kujya byorohe kukuvugisha ikintu nshaka kumenya bwa mbere ukimubona ahagaze ko ngiye nibwo nkimubona sinari narabizi naje ba Migere na hano muri aka gace babivuga ariko nkumva ntabwo bishoboka numvaga ari blague bya bindi byitangaza makuru cyangwa iki hanyuma ndibaza ukimona bwa mbere afashe beki agahagarara agatera intambwe ebyiri eshatu wumvisha umeze ute icyo gihe nyine byarantunguye cyane cyane byabereye mu rusengero twagiye gusezerana nibwo yafashe
izo mbago zindi yari afite nuko karavunitse kano kameze gutyo yagendera bwari bwa buntu bagenda basunika yagenda agasunika nibwo yagafashe mbona abyinnye mu rusengero kandi mbere tumenyana atarabashaga kweguka ni igitanga ntabwo warize suga ahubwo arasetsa ako urumva nyine wenda aho ngaho washirwa hanyubukesha urumva ni ukuvuga ngo akantu nihanagura ahubwo ni cya gihe sorry ni cya gihe njyewe nyine twakundanye ngenda mu Akagare nyine story nayo babwiye noneho we mu bukwe nashatse kugira ngo mwemeze kubera nanjye Ibitangaza nari mfite icyo gihe n'abantu bani bashimishije bankoreye ubukwe nyine babana nababwiye bafashije bari mu bihugu bitandukanye wenda umuntu atabasha kurondora njyewe nafashe izo mbago none navuga nti ni ukuvuga ngo nagiye gusezerana mfite igare mfite n'izo mbago haraho nageze rero mbona bashyizemo ikintu babyina nanjye ndavuga nti nanjye sinabura mu gihongo mbone no mu mashyi ngo nanjye rero akasigayemo nyine ndakabereka urabemeza hanyuma nka kuno gutambuka kuko tuturutse ahantu kure uko biri kose hariya mutuye naho harimo distance nini itoroshye kugenderamo kuko ubona bwa mbere akikubona gutya ubasha kuba wanafata imbago gutya ugatambuka madamu akimana namubonye turi i Kanombe icyo gihe twagiye nyine yajyaga muri kine akava mu rugo agenda n'imbago nyine tukamara umwanya munini agenda mu nzira gusa twadutuye imbere y'ibitaro ariko twamaraga nk'iminota hafi isaha tugenda ajya mu bitaro noneho twagaruka kuko yabaga yananiwe akagaruka n'akagare noneho nko kuwa gatandatu atagiye nko muri kine yajyagaho gatatu mu cyumweru nko kuwa gatandatu agafata nk'imbago akagenda nko muri metero 50 ubwo no kuvuga ngo noneho nanjye ubwo nkahita mvuga ngo nkabona ko Imana igiye gukora ibitangaza uko agiye gutangira kugenda fresh no kuvuga ngo sare na madamu mudefanze acibona mpagaze yaraje arampobera ngo shararagurutse ngo shararagurutse noneho nanjye ubwo nyine arampobera cyane nk'umuntu ufite ubwuzu cyane kandi nabisubiyemo noneho naje kunanirwa musikuranirwa ya maguru aratiramo nishari we rwose nananiwe rwose noneho kubera ibyishimo rero sinzi ukuntu nagize gutya negama ku rugi mfata urugi maze gufata urugi nawe aragenda ahita azana akagare ngo mba ndicaye nyine hanyuma se ubwo no kuvuga ngo kuri iyi level ugezeho bibagusaba gukomeza kwimenyereza imbago cyangwa barakubwira bati buretse gato je bigenze gahoro wikwirushya cyane bimeze bite biransaba ko ngomeza kwimenyereza imbago nkabikora wenda nka 3 ku munsi ariko no kuvuga ngo ni nka siporo muri make gusa urabona aho uburwayi bugereye aha ni igitangaza ariko sinavuga ngo narakise kwabonye sinabasha guhagarara kina none kingora nibwo bwa buryo nabasabagamo ubufasha bwa toilette yo kwicara tuvuge wenda urugero niba ngiye nko muri toilette ya iriya isanzwe kugira ngo wenda ubwo mbago no kuzikuraho hano ndabibona noneho hakaba ubwo mbishaka noneho madamu adahari ubwo urabona mu gihe ndimo ngira gutya yakanafashe ubwo rero n'icyanjye urabona toilette ni cyagihe ngiye gutya wenda ubwo ipantaro wenda ubwo urumva ipantaro sindayifungura urenga ubwo ipantaro niba narayifungura ngerageza buryo ki haba ari mu mazi ababa haba ari nkari z'abandi bantu wenda babihagaritse ndasabwa gukoramo noneho gukoramo ndabigenza nterero ubwo nuko nyine mpfundure yo ya mukandara nakaboko kamwe hakaba n'igihe ngira nshaka kugwa nyine mpfundure nagize amanure nimara kumanura nicare ubwo numva ina toilette iri hara hirya nicare noneho rero kwa kwicara buri bari igitendo cya mbere nabonye kirushya no kujya bajya kugenda gucya nakoze mu hasi namaze kujya gucya maze kwituma cyaje nongera kujya gucya mu hasi haba ubari cyaba harimo amazi menshi cyangwa se iby'abandi bantu bihagaritse bafatisha ko kamwe nkazamura ipantaro bafatisha gucya amaguru nkazamura na ruhonje bafatisha gucya nkazamura na ruhande nayiza wenda ubw'ipantaro ndirimo rase mara kuyizamura nkahita afata imbago imaze gufata imbago rero ubwo bikomeye cyane ndabyumva ubwo ntangira gucya noneho
nkazamuka namara kuzamuka rero nkavuga nti Imana ishimwe ko mbonye ntahiye kujya toilette ni ikibazo kabisa. Iyo maze rero kujya kuri toilette ntabwo natera intambwe banatitiye kubera izo mbaraga nyinshi mba nkoresheje rasoro nyinshi ntafite. Iyo nta muntu wanjaniye akagare kuko ahantu ho na toilette ntabwo kahaterera tangira guca amaguru hazanamo utundi tuntu ndagutanga mutundi tuntu nyine kongera hatambuka ubwo no kuvuga ikibazo gikomeye navuze nti ndamutse mbonye wenda ubufasha bw'irato bicaraho zambaraga zimanuka hasi ntabwo nazenze urwana nazo ngira guca nkaba ndicaye. None se aha ngaha mutuye hano biroroshye cyane kuyubaka ni ibintu bitagoranye kandi aho yajyaho harahari yajya hari noneho kubera ko turabona amazi ariko amazi turafite mu kigega byakoroha ndabyumva ariko rwose bavandimwe mwakoze kugira kumfasha mukamvuza mwambuje ntabazi mugira igikorwa cyo kumvuza ntabazi ukuri ndabashimiye aho umuntu wese yaba siko wakoze igikorwa cyo gufasha cyo kumfasha numva ko mbashimiye kandi Imana bahumugisha. Gusa nyine hari ibintu muganga yanyandikiye ari regime muganga yashyizeho ibyo ngomba kugenda ubu ngubu nubwo ubona gutya sinanyeganyeza amano kuri abanyeganyeza amano gutya ntabwo nanyeganyeza amano kutya muganga rero yarambwiye ngo kereka njye njya ibinono by'inka yego ubyongeramo imisokororo nkarya isombe ndabyumva sarana ubwo mperuka yo kwa muganga yarantegetse ngo umva mbakunavuga ndikubyumva Mana yanjye muganga yarantegetse ngo hari pongo najya ndya potage ko bibimo ibintu byose kubura potage yo guruka biroroshye se hano kubyo byose kubibona nyine urumva hari ibyo muganga tubwira tukabibona n'ibyo atubwira tukabireka kubera tukanabibona ubushobozi ntabwo meza nyine agafunga umwuka ndabyumva ariko Imana yambanye hari ahantu naboreraga uruhande karukiza rugakira nkabasha guhagarara nkabasha kugenda kuri abasha kuba nanajya no ku toilette n'imbago ni ukuri pe ndayishima kandi ndabashima uburyo kimwe mwakomeje kutuvugira turi jwi tabasha kwivugira rwose pe sinabasha kuvuga ngo ninde wamfashije abantu benshi baramfashije kuko pe umva ko genda naravunitse bana baza n'isanduku ariko batereye bagira ngo bashiremo muri icyo gihe hari muri 14 nagerageje kubisobanura bumva ndatatse ndetse rero baravuga ati wa muntu aracyari muzima byari birebire cyane no kuba mfite madamu wa fresh kandi wongera ngo wa fresh ahubwo mujye mutuhereza agafoto mushaka agafoto njyamo hano ari ifite njyamo hari ifite ujye ubwira ifite ukamutwara aramutse arwaye se mbere hasi zabuze so umugore wanjye sinamubwira nti oyavugisha ariko mane bamukora kafete kugira nawe yishime nyine ariko love none urukundo n'urukundo nk'iyo kuri sevara tumva nka mukatana aramutse namwijyana no kutukorera buzima ariko mwese mukurikiranye Legacy TV be all in of nothing at all ntari kirenze navuga Regis mwamwiboneye fasha cyane mwabwiboneye umuryango we nguyu mwabiboneye aha duhereye ni Nyamata wifuza kubasura ufite inyunganizi ufite icyo wabafasha cyane cyo cyose ufite n'ibitekerezo byiza n'utwo tumessage tw'urukundo wawe ubwira cyangwa ukabahamagara nimero ye muraza kuyibona kandi mukomeze kwicarana Legacy TV mwamwe kumwe nanjye Albina Sydney peace and love.